ukamenya uri wenyine. Haleluya. Ibintu byinshi byakoreka. Rero tubirwanire kumenya abo turibo. Amen. Kenshi dutangarira Pastor Edme. Ariko buriya nta bundi buhanga afite. Ni icyo kintu cyo kumenya uwo ari we. Akabiturusha twese. Tujya tuvukunda kubabwira inkuru za Pastor David Ndaruhutse witabye Imana. Ndibuka rimwe yajyanye na Pastor yarakiri umwana, urumva akiri muto muri za école secondaire. Mbega imyaka yacu ni nkaho ari umuntu nigishije muri secondaire urebye. Icyo gihe ajyana na David ahantu umuntu yapfuye, urumva bari muri ibyo serikali yariya Edme ati ngenda muzura. David ati dutahe dutangoya ntabwo dutaha tutamuze ngiye kandi tugomba kumuzura. David aramufata aramukurura ngo atamukoze isoni amusohokana amwirukankana. Rero kuva ubwo nyine nuko ateye, urumva, ariko nuko azi yaraturije kumenya arisobanukiwe, urumva. Ngira nkamutwara tugiye hambere naramutwaye tugiye kuri aeroport. Turagenda mbere yo kwinjira mu kibuga umupolisi araziduhagaze imbere. Umucari Edme aranga. Ngiye mwicara bwa ko Edme baritse tugacana uko abantu bose ari barobaje ngo ya ngiye sinshobora gucana. Umupolisi nyine ati none se azabo turibo, urumva. Abwira umupolisi ngo uzi uwo ndi we. Polisi agira atya aducisha abantu n'indi modoka yacaga. Rero umenye uriwe. Ntuzamubwire ko namuvuzeho. Rero kumenya uriwe. Imana ishimwe cyane. Mu butumwa bwiza bwa Yohana no bavuga ikintu cya kugakiza, salvation, ngo abamwemeye. Amen. Ndeho ndagufasha ngo tugere aho hantu. Ngira ngo n'umurongo wa 12 Yohana igice cya mbere. Avuga ngo abamwemeye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Ariko urebe mbere y'abamwemeye handitse ngo icyakora. Urumva ngo yaje mube ntibamwemera. Yagenze kuri iyi si abantu ntibamwemera. Agira ko ngo icyakora abamwemeye. Amen. Ushobora gusanga abantu bakoze ikizami batsinzwe, ariko bavuga ngo bose batsinzwe ngo icyakora hari 5 batambutse. Amen. Cyangwa ikisi hateye indwara yahitanye abantu benshi, icyakora hari abashoboye kurokoka. Urumva rero ijambo icyakora ni iyo hari icyakora n'ubwa hari uruhande rw'ibyiza. Nawe rero uri muri urwo ruhande rw'ibyiza. Bose ntibamwemeye, icyakora harimo abamwemeye. Abo ngabo yabahaye ububasha n'ubushobozi no kuba abana b'Imana. Uri muri abo ngabo b'icyakora. Turi mu ruhande rw'icyakora, turi mu ruhande rw'ibyiza. Imana ishimwe cyane. Kumenya uriwe ni ubutunzi bukomeye cyane, ni ubutunzi bukomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Kumenya uriwe, kumenya uri kumwe n'Imana, kumenya. Rimwe nagiye nari ngiye mu Busuwisi, Geneve. Ngeze mu nzira, ngeze kuri aeroport mu Bufaransa, bamvana mu bandi banshyira ku ruhande gutya.
bavuga ngo wowe nta visa yo kwinjira Geneve, apana yo kujya mu Busuwisi nari nyifite, ariko yo kugira ku kibuga cya Geneve ngo ntushobora, ukiretse ugiye kugwa ku kindi kibuga. Numva ndahangayitse, numva ijwi rimbwiye ntabwo uri wenyine. Urumva ako kanya nkebutse mbona umuzungukazi w'umukecuru undi ruhande, sinari nzi no gutelefona. Ndamubwira ibintu wamfasha, dore ibintu bimbayeho iki. Ati bigenze gute? Ndamubwira hari abavandimwe bari Geneve nari ngiye kureba, dore telefone yabo, ngo reka mbahamagara. Ako kanya tujya ku ruhande, nta n'amadolari menshi nari mfite amadolari 10 gusa. Nicyagiye ni ya nkuru ijya mbabwira n'ukuntu ninjiye mu ndege, ngiye kurondogora none ukuntu ninjiye mu ndege nta mafaranga mfite. Ya mafaranga ndayatanga, dutelefona abantu, ako kanya babikoraho, aho kujya Geneve banjyana Zurich, ngira ngo Zurich. Ariko nje kukubwira nicyo kintu cyo kuvuga ngo numvise akantu muri nge, numva amahoro araje, ntabwo uri wenyine. Urumva? Ariko baravuga ngo turagusubiza mu ndege isubira muri Afrika. Iya mbere y'ugera isubira muri Afrika turakuriza ugende. Nkiri muri ibyo nizunguruka, numva amahoro n'ikintu kivuze ntabwo uri wenyine. Urumva? Rero turwana iyo ntambara yo kumenya uriwe, n'ubutunzi bukomeye. Muri Zaburi 8 cyageze aravuga ngo umuntu ni iki mana ko wenze kumunganya nawe, ngo akaburaho gato, ngo wamuhaye kuganza. Imana mu byaremye byose yaremye wowe, amen, umuntu uzi kuri spécial tellement que njya mbitekereza uri spécial, uratangaje, urahambaye tellement que abantu bicaye muri stade 5,000 cyangwa 10, nta numwe umeze nkawe, nta numwe umeze nk'uwundi. Amen. Ariko Imana iratangaje, abantu 15,000 bicaye muri stade bareba umupira, nta numwe umeze nk'uwundi. N'abana umuntu yabyaye 5, 6, 3 bangahe, nta numwe umeze nk'uwundi. Nukuvuga rero ngo iyo specialite nyine uni yawe, nakarusho none wigeze kumenya Imana, ngo icyakora abo ngabo bamenye Yesu bakamugira umwami wabo, ubarimo rero. Amen. Imana ishimwe. Hariya nabasomeye ejo bundi muri Yesaya 43:40 bavuga ngo nzanira umuntu wanjye niremeye ami icyubahiro. Kakani nongeyeho kuba bampujije kuvuga, sinkavuga ngo singe namuremye, singe wamubumbye. Nakazi kawe. Singe wamuremye, singe wamubumbye. Uwo icyo kintu icyo kiremwa Imana ivuga ntabwo ari inka, ntabwo ari sinzi, ntabwo ari igiti kiri ahantu, ntabwo ari inyanja nziza cyane. Imana ivuga ngo singe wayiremye muyireke inze. Oya, ni wowe ni ngewe avuga. Amen. Rero we are special. Thank you Lord. Imana ishimwe cyane. Reka rero dusubire ku nkuru yacu ya Hana. Inkuru ya Hana. Hana turabona ari umuntu utanga ubuhamya à la fin. Nyuma ya byose, haleluya, nyuma ya byose turabona ubuhamya bwa Hana avuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza. Amen. Hana nashatse Uwiteka aransubiza. Amen. Tujya tuvuga igitabo, page ya nyuma y'igitabo. Ubuzima bwacu bufite page ya nyuma y'igitabo. Ibyo uruhucamo byose ni igitabo, ariko page ya nyuma ni nziza. Imana ishimwe cyane. Hana yaratotejwe, yaratutswe, yarasuzuguwe, yagize ati ariko page ya nyuma ya Hana aravuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza. Imana ishimwe. Rero iyo ijambo riri mu hano byanditswe
biba byanditswe ku bwawe nanjye. Ni amabaruwa Imana yatwandikiye. Iki ni igitabo cy'amabaruwa. Amen. Ibaruwa umuntu yakwandikiye ubu ntizikibaho, ntabwo mwagiriwe ubu n'ubwo twe twagiriwe. Ni amabaruwa mu gihurana, ariko twe twarandikaga tukandikirwa, ugasoma ibaruwa ivuye imuhira cyangwa ya mukuru wawe cyangwa ya mwene wanyu cyangwa ya fiancé, uri nko kwishura ahantu kure, ugategereza ukazabona ibaruwa iraje, akakubwira amakuru yose, ikabamo urukundo, ikabamo amagambo meza, rimwe na rimwe ukajya unayifata ukayisubiramo ukongera ukayisoma. Rero iyi ni ibaruwa Imana yatwandikiye ngo tujye tuzisoma. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero iyo usomye muri aya mabaruwa nyine, iyo usomye iki gitabo usanga ikintu cyo gushaka Imana. Haleluya. Imana, gushaka Imana cyangwa gusenga ni ugushaka Imana ngo mubane. Iyo twakuze cyangwa iyo tugeze aha ngaha, ntabwo tuba tugisenga ngo Mana mpa ibi n'ibi, ngirira ibi n'ibi. Oya, usenga Imana umwereka, kugira ubijyana mu kintu cya collaboration nayo. Amen. Niko gusenga navuga nyako cyangwa kwiza. Isengesho rijyana ku kintu cya collaboration, kugira ngo Imana mwibanire, Imana mukorane, Imana imenye ibyawe ariko nawe umenye ibyayo. Amen. Nashatse Uwiteka aransubiza, anyiza ubwoba nari mfite bwose. Hana rero ikiruva unashatse Uwiteka ni ubuhamya bw'umuntu uri uvuga amakuru ye. Haleluya. Kuko muri ubu buzima tubayeho dushakisha. Amen. Hari ibintu bidufasha dushakiramo. Haleluya. Turashaka amafaranga, turashaka kubaka amazu, turashaka kugira ubucuti, turashaka, hari ahantu henshi dushakira kugira ngo ibintu byacu bishobore gutungana. Ndwaye numvise umusonga, shakira kwa muganga. Sibyo se? Mbonye mbuze amafaranga, ntangira kwibaza ngo ariko uwajya kwa harya ni Tony, uwajya kwa Kenny buriya yanguriza. Urumva? Umuntu afite ahantu ashakira, tubona dushaka. Ndibaza ngo ibyo ari byo byose niga amashuri nkarangiza nzabona akazi mbeho. Sibyo? Noneho rero uyuwe ibyo tumwigiraho, naravuga ngo sinashakiye aho hose, nari nagerageje, negeranyije ingabo zanjye yewe Dawudi ngo turwane nsinde. Negeranyije ubwoko bw'intwaro mfite, na telefone inshuti, abandi bami bagenzi banjye, ariko noneho nashatse Uwiteka. Urumva? Ibyo gushakira muri ibyo bindi sa nkaho nabaye mbiretse, nashatse Uwiteka aransubiza. Nari nagiye kwa Kenny, wapi? Nari nagerageje gushaka mu kazi nkora, wapi? Mu nshuti zanjye, wapi? Nandikiye abantu tuziranye n'inshuti n'iki, ntako byagenze, ariko nashatse Uwiteka aransubiza. Uzi ko byagenze se? Burya nashatse Uwiteka aransubiza. Amen. Ankiza ubwoba bwose nari mfite. Rero gushaka Uwiteka harimo no gusenga, ariko si byo gusa. Haleluya. Rero icyo kintu cyo gushaka Uwiteka, haleluya, turakibuze cyane. Kirabuze muri wowe nanjye gushaka Uwiteka. Tujya kugera gutekereza ku Uwiteka byagoranye cyane.
nurumva si inkuru ngo kanaka ararwaye cyane cyangwa bimeze gute, ngo ntaho bigeze, ni ugusenga akaba ari gutekereza Uwiteka. Ariko gushaka Uwiteka muri ibindi ho mvuga sizi ko nabikubwira, si ugusenga, ni imibereho yawe n'Uwiteka ya buri munsi. Nagendanye n'Uwiteka, nashatse Uwiteka, hari urugero ngiye kubaha. Amen. Ejo nimugoroba nari nezerewe, nkajya nongorera madamu ukuntu nezerewe. Atese unezerewe iki? Hari umuntu w'inshuti yanjye, si n'inshuti yanjye cyane, twarabanye i Bujumbura no kwishuraho nigishaga rya shuri nyambabwira ryitwa Esther. Yari umukolege w'umuprofeseri, nanjye ndi umuprofeseri, sibyo? Noneho ejo numva arampamagaye, arambwira ngo Straton, ngo je suis à Kigali, ngo niwe muntu wa mbere mpamagaye, ngo nkigera aha nashakije telefone yawe, ngo nyihawe na kanaka, ngo ndanezerewe kukuvugisha. Urumva, ngo naje na famiye yanjye, turi hano mu gihe kanaka, ngo ariko ni we wa mbere mpamagaye ngeze i Kigali. Urumva, yaramaze imyaka myinshi cyane mu Bufaransa, hafi nka 20. Abo bana bose niyo bavukiye n'iki. Sindanamubona n'ubu, sibye ko twavuganye kuri telefone. Urumva, ariko ndashaka kuguha urwo rugero, amen, ukuntu yaje akanshaka. Ntabwo yashatse ko hari icyo ndi bumumarire, ntabwo yashatse ko hari ikibazo yagize ngo mutabare, sibyo? Ntabwo yashatse ko yabuze aho gucumbika akaba avuga ngo anyinginge arari wanjye, arihagije, sibyo? Ariko umva umunezero nagize kumva ko yaje yagera i Kigali, irapanse à moi, yantekereje, aranshaka nubwo tutaranabonana rwose. Ariko urumva uko gushaka ko, ariko n'Imana yashakaga kwishaka gutyo. Reka nkubwire, iba nari Imana, sibyo? Iba nari Imana, uwo monami yitwa Loise, banamushakiye inzu nziza, banamugezeho mbaza aho waraye hameze gute, hari amashambure ahagije wowe n'abana bawe, ese ufite imodoka yo kugendamo muri Kigali? Nabonye akamodoka ka Toyota, ariko nakavuga ati oya ndagushakira Land Cruiser nziza cyane, sibyo? Hanyuma se hari amafaranga ufite? Mba nayamuhaye menshi cyane kugira ngo azunguruke muri Kigali uko ashaka, sibyo? Donc what about your health, sante yawe? Akambwira ati njya ndwara umutwe rimwe na oya tuzongera kurwara. Iyo banari Imana banabimukoreye byose, kuko haleluya, urumva kunshaka kwe ntabwo yashatse ko hari icyo akennye, yashatse kuko anshaka. Shaka Imana kuko ikwiye gushaka. Gera ahantu ho gushaka Imana atari uko wakubititse, kuko nunakubitika ntibizakubuza kumushaka, azaba hari. Nashatse Uwiteka aransubiza. Iyo yanshubije rero ubwoba bwose araburangiza. Ikintu cyose cyamutera ubwoba ubu mba nakimurangirije. Ikintu cyose gishobora kumutera ubwoba, ikintu cyatuma yibaza ngo umwana we yenda azarwara, ikintu cyatuma avuga ngo ntazabona imodoka nziza agendamo, ikintu cyatuma avuga ngo hari umuntu uzamurakarira hano muri Kigali yamujyana yenda mu rubanza cyangwa mugira, byose ubu nari kuba nabirangije. Kubera iki? Anshatse Uwiteka aransubiza. Imana ishimwe cyane. Muze rero dushake Uwiteka mu buryo bwose, amen,
bwaba mu buryo bwo gusenga ariko bube no mu buryo bwo kumwumva hafi Imana no kumunezererwa. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Amen. Hana rero umva inkuruzi. Hana amateka ye bari abagore babiri, bombi bafite umugabo. Umugabo akabakunda bose. Hana abingumba, ntiyashobora kubyara. Mugenzi we witwa Penina akamutoteza cyane, akamujomba ibikwasi. Hana amererwa nabi, aba umugore w'agahinda. Amen. Kubera erega iyo nkubwira ngo aya ni amabaruwa twandikiwe, dufite bakeba natwe, si byose. Hari abamukorana mu kazi batakoroheye, ni bakeba. Hari abamucuruzanya bakujomba ibikwazi, ngese ngo urabona bizagurwa. Urumva? Hari bakeba. Ese abana bawe wowe ubona hari aho bazigeza, baziga barangize nk'abakanaka. Hari bakeba. Dore iryo shuri se uribaza kuzarirangiza nayo manota ujya ubona, kuko ukwicaye iruhande we yabonye amanota menshi kurusha, si byose. Tubite babakeba, dufite bakubwira ngo dore karagenda ku maguru nta n'imodoka. Ya modoka waba uyifite ubwo se ngo iyo modoka niyo kujyana ahantu, niyo no kwerekana ko ari uyirimo. Dufite bakeba mu buryo bwose. Urirata iki? Urumva? Hana rero we byari grave ko nta n'abana yari afite, mugenzi we aba afite. Ariko kuko Imana ikiza byose, iragukiza n'abakeba bawe, iragukiza abakurwana mu kazi, iragukiza abareba bakagusuzugura ngo ntabwo ureshya nabo, iragukiza. Haleluya, Imana ishimwe. Hana dufite bakeba mu miryango, si byose. Mu miryango yacu dufite bakeba ngo dore bazigeza ku kisi. Urumva? Dufite bakeba mu rungano, abo tungana. Mugenzi wawe akabaye fiancé, wowe akabwira ngo ubwo se uzapfurongowe wowe cyangwa urongoye. Urumva? Dufite bakeba. Haleluya. Dufite bakeba nabo dusengana. Reka nguhe joke, sinzi niba hari uburyo mwayiga mukupa bimwe nimubyerekane. Hari umucuti wanjye tungana w'umuzehe nkanjye w'umupasitori, ejo yarantelefoniye arandaseka ngo ariko sha ubwo yari wambwira akomanta ibintu bikomeye cyane ba Mignone bariho bakora na Julienne, ko kabisa ubona imodoka zabo zaho zica, bakoze igiterane ibintu bigakubite umujyi wose ukanyeganyega. None harambwira ngo ariko ngo urabizi ngo siko natwe ngo muri iyi minsi ngo bari abadamu ngo bazaturirimba, nese gute ngo bazaririmba ya ndirimbo ngo umwe baririmba mu matora ngo byari byabananiye. ngo zika bazaturirimba ngo bari abazehe ngo byari byabananiye. Rero dufite bakeba. Abo ni bakeba bacu. Banjye ko turitaringa. Twiviramo. Bwana wabariki sana. Amen. Rero umugabo we agerageza kumuhumuriza. Ngo iyo bajyaga gutura mu rusengero
uyamuhaga imigabane 2 arangira aramubwira ati d'ailleurs je te vaux 10 garçons. Haleluya. Nkunganira n'abahungu 10 ubabajwe n'ikihana. Hana kanga kababara kandi byari bibabaje koko. Nta wundi wari kumutabara. Imana ishimwe cyane. Kumuhumuriza kumugira gute nta wundi wo kumutabara. It takes God intervene. Nta wundi usibye Imana yari kumuvanaho. Mwene dada ushobora kuba hari ikibazo urimo gikomeye cyane. Yego abo muvukana bagenzi bawe inshuti turagerageza. Ariko Imana izakikuvana imbere. Imana izakikuvaniraho. Haleluya. Haleluya. Imana urumva. Hana yanga guhozwa kuko nta ibyo bintu ntacyo byari bivuze kuba umugabo wamukunda cyane umugabo amuha imigabane myinshi iki. Hana ari desidati aho ngaho ku mugabo ibyo byose nyine uragerageza ariko reka nkubwira nta handi igisubizo cyaba ni ku Mana. Hana ajya ku Mana. Haleluya. Hana ajya ku Mana. Nawe waje ku Mana. Twaje ku Mana. Erega ntitujya tubyibuka. Rimwe na rimwe turikondana nyamara turi mu murongo nyawo. Ejo hari akantu kambayeho nari hano muri rusengero ngenyine hano ejo ku manywa nari hano ngenyine numbaza ngo nakoraga iki ariko nari mpari. Hanyuma numva Imana inkoreye akantu gutyo. Ndeguka mbona mwari muzi hano ko hano hari za kamera uzapime wewe telefone y'abandi. Marite yashyize ibintu bifotora hano tutareba murumva nuseka ibyo byuma biba bimureba. Nuko ngira nyambona kamera ngiri imwe ngiri yindi numva nkaho ijwi rimbwiye ngo ariko kumva Imana irandeba. Kumbe sindi ngenyine. Haleluya. Numva ndanezerewe Imana irandeba icyanzanye irakireba ntabwo ndi muri iki kizu cyose ngenyine sindi. Rero reka nkubwire Imana irakureba. Niba hari kamera hano unyeganyeza umutwe kamera za Marite zikakubona waseka zikakubona wazamura ikiganza zikakubona uribaza ko Imana ari itakureba ko waje hano wakagira Imana. Haleluya. Rero bikuviremo no kwizera nusohoka kuvuga ngo mvuye kwa Mana narindi kwa Mana turi kumwe na Mana. Imana ibyo nayibwiye yabyumvaga. Icyatumye mvumira nkazano yabyumvaga. Imana irakureba. Imana ishimwe cyane. Hana rero aragenda ajya kuririra Imana arasenga. Ibibazo bye biguma ari byinshi ku buryo yanasanze n'umutambyi. Umutambyi aramubona yisengera. Umutambyi ati wa musinzi we iyo vino uzayireka ryari? Urumva gahinda kongeye mukandi. Ndarabwira oya ngewe umuja wawe ngewe umukobwa wawe ntabwo ari vino mfite agahinda ku mutima ndiho ndabwira Imana ibyanjye. Urumva ariko nyine wumva icyo kintu waje kuririra Imana uwakagufashije arakubwira ngo wamusinziwe ntibyamutesha gahunda. Attention harimo isomo rikomeye. Ntibyamutesha gahunda ntiyakubita imiryango ngo ndagiye n'uru rusengero rwanyu. Hari abantu baza hano baje kureba protocole ngo yamubwiye nabi cyangwa ntibamuramukije ntazagaruke. Waje kureba protocole waje kureba Imana. Urumva ni Imana iyo waje uzi icyo uje kureba uko bakugira kose. Haleluya.
umupapa umwe hano yarandebye mu maso ngo pastor ngo niyo wanyirukana ntabwo nagenda. Urumva numva yageze ahantu uwundi byamurakaza yenda, ariko ngewe namwumvisemo urundi rwego. Urumva kubwo erega hano namenye hariho, namenye ko ari kwa papa, upime unyirukane urebe ntaho njya. Urumva Hana nawe nubwo ambwiye ni umusinzi araguma arisengera, ntiyakubita imiryango, yashakaga Imana. Haleluya. Aguma ku Mana, arashaka Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Abwira Imana ngo numa umwana w'umuhungu nzamugutura. Icyo kintu ntabwo cyumva, ndababaye cyane. Numa umwana w'umuhungu nzamugutura. Mu yandi magambo, si n'umwana nkeneye, uzaba unyijira agasuzuguro, uzaba ungize umuntu, uzaba umvanye aho ushyize ku rundi rwego. Man, ndetse je te donnerai ce que j'ai de plus précieux. Ikintu numva gikomeye cyane nkunda kurusha ibindi ni uwo mwana, nzakigutura. Mwami Mana, nta muntu wo mu muryango wacu wari wiga ngo arangize na kaminuza. None Mana, nkarangiza iri shuri nzagukorera. Uzaba utuvanye mu gisuzuguriro. Bazamenya ko kwa ndese, bazamenya ko kwa Habimana naho hashobora kuva umuntu wize. Ntibazongera kudusuzugura kuri aka gasozi. None nzagukorera. Mbabarira ndangize, nindangiza numva nta kindi naguha. Urumva abantu bavuga ngo turabakene, nta n'umuntu wacu ufite igare, Mana, numiye imodoka. Urumva nkayigendamo nkagaragaza ko nanjye ndi umuntu naremwe nawe, ntabwo nzabireka gutyo. Urumva rero Hana gutanga umwana, haleluya, niko Imana ari imuvanye ikintu gikomeye cyane. Uzaba unkuyeho ikintu gikomeye, ariko uzi gusuzugurwa. Ni wowe Imana iriho iprovoka ngo uyibwire. Imana ishimwe cyane. Nuko Hana abwira Imana gutyo, nzaguha igikomeye, uzaba unkuyeho igisuzuguriro. Amen. Haleluya. Ninuzuza iyi nzu muri Kigali nkagira inzu nanjye, nimbona akazi dore ubushomeri mazemo, Mana sinzi icyo nzakora, ariko nzamenya ko bivuye kuri wowe ndetse nzanabikwihera. Amen. Hana, Eli umutambyi amubonye atyo ukuntu asenga kandi atitirije, haleluya, aramubwira ati reka twigire byinshi kuri Hana. Aramubwira ngo genda amahoro, Imana iguhe, Imana ya Isirayeli iguhe icyo wayisabye. Genda amahoro, Imana ya Vivante iguhe icyo wayisabye. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Ndabivuga nshize amanga uko nzi ko dukorera Imana. Ibi byubatswe kubera Imana. Si byose, si kubera umuntu kanaka, ni kubera icyubahiro cy'Imana. Rero uravuga ngo Imana ya Vivante uhabonera umugisha. Muri iyi miryango uhabonera umugisha. Muri iyi nzu yubakiwe Imana uhabonera umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo genda amahoro, Imana iguhe icyo wayisabye. Nawe nusoma hano
yahise ngo acakira, arakira, ahita asubiza. Haleluya. Arasubiza ngo umuja wawe nkugirireho ubuntu. Imana ishimwe. Aho kantu nyahunda kukavuga rimwe na rimwe ku bantu yenda tuba tuganira ari twembi gusa, mubwira nti buriya ni ibintu mu buryo bw'umwuka bikoreka. Nuko iyo bivuga cyane ngo utabona ngo ndashaka kugutsikamira no kwigira Imana kuri wowe. Ariko haleluya, umushumba wawe ukuri imbere, amen, ushatse wagirana n'Imana isezerano, ukabwira uti Imana, njyewe sinshobora kukubona gutya ngo menye ko wambaye ikanzu yera cyangwa igira ute ndebe ubwanwa bwawe tuvugane, ariko mu mwanya wawe Mana, uyu muntu washyize imbere, urumva, uyu muntu washyize imbere ndamureba nko mu mwanya wawe, none umukoreshe ambere umugisha. Urumva, iyo wahaye uwo muntu uwo mwanya, arakureklama, akurwanira na Satani. Ashobora gusanga urwaye akavuga ati ndekera umwana. Urumva, ashobora gusanga bimeze gutya na gutya ati oya ndanze, mpagaze ukubiri na Satani, mpagaze ukubiri n'imbaraga z'umwijima, kira mu izina rya Yesu. Kuko usa nkaho wamuhaye uburenganzira kuri wowe. Ariko iyo umutuka, iyo umusuzugura, iyo ugira ati dore kariya nta nubwo kiza, dore imvi, dore iki, reka nkubwire, mubana mutyo gusuka ngo umukawutse nawe akawutse bikaba intambara gutyo. Urumva, ibyo byose noneho rero Hana usomye urebye igisubizo yatanze ni muri urwo rwego. Icyo yamubwiye, icyo umutambyi yamubwiye yaracyakiriye. Avuga ngo njyewe handitse ngo iki, ngo Hanaramusubiza ati umuja wawe mbonere imbabazi imbere yawe. Urumva, uzi icyakurikiye turiho turiga, amen, uzi icyakurikiye ngo Hana ntiyongeye kubabara, ngo agenda anezerewe, ngo agiwe ararya aranywa, haleluya, ngo aryamana n'umugabo we, hari icyo agomba gukora kugira ngo umwana azaboneke, amen, hari ikintu nacyo kirimo utareba hagati y'iyo mirongo, lire entre les lignes, handitsemo ngo Imana iramwibuka ngo arasama. Urumva, ntabwo Imana yamwibutse ako kanya, no sorry, Imana yamwibutse ako kanya ariko igisubizo nticyaboneka ako kanya. Urumva, rero aha wicaye Imana yakwibutse, bishake biboneke aka kanya, bishake uwongera umara ukwezi uri umushomeri, ariko ngo Imana iramwibuka. Haleluya. Ntabwo yasamye uwo munsi, ntabwo yasamye ako kanya, ngo Imana iramwibuka. Nyuma yaho arasama. Nsomera numva uko bimeze, urabona ko bitabereye rimwe. Bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Igihe gisohoye Hana asama inda. Bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Amen. Ngo aryamana n'umugabo we, igihe gisohoye arasama. Imana iramwibuka, igihe gisohoye abari bwasama. Urumva ko harimo interval. Imana ishobora gukora ako kanya, ariko cyangombwa nuko imenya ko wari uhari.
no mu masengesho yawe kuri uyu mugoroba uvuge ngo Mana umenye ko muri iyi minsi mbirimo. Haleluya. Umenye ko mpari kandi nzi ko kamera zawe zambonye. Niba kamera za Marite zambonye ntabwo izawe zambura Mana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma sinzi igikurikiraho nari ngiye kuvugaho. Aha ni izina rimutera kwibuka ko byavuye ku Uwiteka. Amwita Samweli, bivuga ngo namuhaye n'Uwiteka, namuhawe n'Imana. Haleluya. Uzi Imana idukorera ibintu tukigendera, tugatera umugongo tukigenza, tukajya kubyinjoyinga. Ntitugira agasinye na kamwe gatuma dusubira inyuma, gatuma ko twabivanye ku Mana. Dufite ibintu byose dufite twabivanye ku Mana, ariko ni ibyacu. Abana banjye, umugore wanjye, imodoka yanjye, inzu yanjye, nta n'Imana ifitemo. Nta kanya nta n'agapariseri na gato Imana ifite ku byanjye. Urebye uko bimeze, bamvuga abana banjye, inzu yanjye, imodoka yanjye, ikisi, amashuri yanjye, ariko reka nkubwire, we kugira ngo hagume iyo link, hagume uwo murungu umufatiye ku Mana, yamwise Samweli, bivuga ngo namuhawe n'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Pariseri yawe muri Kigali hari uko wayibatiza? Hari uko wayibatiza? Idiplome yawe hari uko wayibatiza? Sinzi. Umugabo hari akazina wamwita? Ni ukuri ibyo dufite byose si Imana se? Ni Imana. Ibyo byose rero ni ugushaka Imana. Amen. Ibyawe iyo ubyitiriye Imana niko gushaka Imana. Gushaka Imana si ugupfukama gusa imbere yayo. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Nashatse Uwiteka aransubiza, anyiza ubwoba nari mfite bwose. Ngo namusabye Imana mu buryo byo kwiyibutsa. Hari akandi keza cyane karimo hano mu Gifaransa, nakise le temps opportun, igihe gikwiriye. Amen. Le temps opportun, igihe gikwiriye. Amen. Haleluya. Igihe gikwiriye, igihe nyacyo, le point sinzi yariyo. Alléluia. Le point culminant de la chose, de l'histoire. C'est un mot France. Alléluia. Le point izika birangiza byose. Ngo yaragiye asubira kwa Eli, ngo ninjye wa mugore. Icyama bikakubaho. Haleluya. Haleluya. Urongo ninjye wa mugabo waririraga iki niki, ninjye wa musore, ninjye wa mukobwa, ninjye wa mumama. Ajya imbere ya Eli ariyibutsa. Murani magambo, haleluya, ni Imana itera impinduka. Ni Imana who makes the difference. Ni Imana iguhindura uko wari uri ejo akaba atari ko uzaba ejo bundi. Amen. Ubwo rero kugenda wibwira abantu kugira ngo bakumenye. Icyama bikakubaho, icyama bikambaho, nkavuga ngo ni njyewe. Haleluya. Umuntu wasanze ikanyinya ndi muri serumu, urumva
ubu tugahura ni njyewe wamuviye papa. Turahura ntamenye ni njyewe wa wundi. Haleluya. Ni njyewe ubwo mura yenda n'umuganga bazakuntera inshinge no kunyereka ibinini ndi bumwe kuko byari byinshi cyane. Haleluya. Ubu no duhuye ntiyamenya, byarahindutse, ndakomeye, ndasimbuka, nta serumu zindimo. Ni njyewe. Cyangwa bikakubaho. Ni njyewe wa mugore. Ni njyewe wa mugore nshigatiye umwana. Ni njyewe wa mugore. Ni njyewe wa muhungu. Ni njyewe. Uwo mwahuriye muri Mabuso ufunze ukamubwira sinzi ibyahe nahe, uwo mwahuriye kwa muganga, uwinjiye hano cya gihungu cyapfukamye hano ejo bundi kirira dimanche. Haleluya. Agurukasha kora ya mosanda ora kakababa sende. Buguti ni njyewe. Ni njyewe. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, I'm very happy. Ni njyewe. Nanjye kuvuga ntazi ko wagarutse. Ngo cya gihungu cyapfukamye hano. Ndavuga. Haleluya. Uti ni njyewe ntabwo ari cya gihungu ribasanda. The joy of the Lord. Pastor, ni njyewe ntabwo ari cya gihungu. Nta wundi wabikora. Nta wundi wabikora. Nta wundi wabikora. Ndavuze nta wundi wabikora. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Hana avuga ngo ni njyewe wa mugore. Babazi nakwigije ejo bundi udahari. Urumva? Babazi navuga uti ni njyewe. Babazi uriya yaje hano. Haleluya. Ari umushoferi w'umuntu usengera. Sibyo? Akigumira muri parikingi rimwe atera intambwe araza arinjira. Urumva? Pardon? Abyibuye reka mbimuvugire. Urumva? Araza arinjira. Haleluya. Avuga ati ni njye Mbabazi pastor yababwiraga wa munsi. Imana ishimwe cyane. Ubu ngubu reka nkubwire, niba uri hano uri umushoferi uzi gutwara imodoka uzajye kumusaba akazi. Yego, none wa gihungu uzi gutwara dore. Amajipe meza ari muri Kigali. Haleluya. Ni njyewe. Ni njyewe winjiye hano ntwaye boss. None ubu nanjye mfite aho Imana ishimwe cyane. Ari blague joke ibaho. Rimwe ngo umafandi ufite amapete nyine rimwe yaje gusenga azana n'umu escort we yinjira mu rusengero. Baravuga Yesu. Afandi atera intambwe aza kwakira Yesu. Ariko nawe mu escort we nawe aza kwakira. Afandi aramubwira ngo yasubirayo ahanga sinkeneye escort. Oya ngo nanjye byamfashe. Nanjye byamfashe afandi.
Imana ishimwe. Arongera ngo Uwiteka yampaye icyo namusabye. Ni njye wa mugore washatse Uwiteka aransubiza. Uwiteka yampaye icyo namusabye. Amen. Haleluya. Haleluya. Hanyuma ubushize nawe twavuze ku nkuru nk'izi mbabwira ibya Zakayo. Uziko Zakayo Yesu amubwiye ngo ndarari iwawe twabonanye nta kindi. Zakayo yarateye ati noneho ibi bintu maze igihe mbivugaho ni Mwuka Wera ari wabikubwira. Amen. Niba ushaka kurya iby'Imana neza. Zakayo yahise abwira Yesu ati ngiye kuvuga mu magambo yanjye ngo ubu ngiye kugira uruhare mu byawe Mwami. Abo nahemukiye bababaye ku bwanjye ndabakubira 2 cyangwa 4. Ndabakubira 4 ngo kandi abo arabo yambuye hari nabo yagize ati voilà. Imana ishimwe cyane. Avuga ngo abo nambuye ndabakubira 4. Abakene ndabaha imigabane 2. Kuko nzi ko ibyo Yesu ari byo bikuraje ishinga. Nzi ko ibyo Yesu ari byo biri mu mutima wawe. I know what you are suffering. Nanjye nicyo ngiye gusafaringa. Urumva? Hallelujah. Now I'm vulnerable. Mu mutima wanjye baye vulnerable kubikubera vulnerable mu mutima wawe Mwami. Yinjira muri icyo kintu cyo gukolabora mu bwami. Icyo kintu kinjira mu mwene data. Si ngombwa ngo ube pastori. Winjire mu kintu cyo gukolabora mu bwami. Wahugeza. Amen. Nibyo Dani yatubwiye. Aterega iyo wabikoze nawe ufite ibyawe biri ku meza. Hari dosiye ziri ku meza yawe. Uti urabikora Mana nakoze biri ku meza yawe. Nanjye hari ibindi hari. Ugasanga yabikoze. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero muri wa murongo wo guparticipa mu by'Imana. Muri business z'Imana. Haleluya. Hana yaravuze ati ariko ubu abantu baguseriva barahagije. Ese Mana mu bwami bwawe abasavinga barahagije. Nombre yararenze. Ibyo ari byo byose ndibaza ko hagikenewe hakiri umwanya. None uyu mwana w'umuhungu wa Mayi je l'envoie servir. Araparticipe. Uyu mwana uracyakeneye abagaragu. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana isubiza. None reka nanjye nkore mu byawe Mana. Uyu mwana naza kubera umugaragu. Ubwo nanjye ntanze umugaragu ndaparticipe. Amen. Ntanze umusanzu. Mbega uri hano utanga uwuhe musanzu mu by'Imana. Haleluya. Itorero rigomba gutanga umusanzu. Itorero rigomba gusandaza iby'ubwami bw'Imana. Itorero ntabwo ari hano muri ibi hano twicaye. Itorero ni hanze. Amen. Umama twazi tuvugana mu gitondo museka ntari kusiga utanga akazi gutya. Ati ndagerageza. Urumva? Hano hari abantu 3 5 wahagurutsa si uwo gafite. Ariko arahangayitse n'abantu kugira ngo babone icyo babona akazi. Urumva? Haleluya. Akakubona uri umukobwa hano iki yendura aho ngaho abona iwaje n'amaguru cyangwa useta ibirenge nta kuntu akabwira uyu nguyu atari ko kumvise gukora ibi nibi ubu ntabona icyo ukoresha uriya uyu akabara akamuhaye amaze gucomeka abana ahantu henshi. Ibyo ni uguparticipa, ni ugukolabora mu bibabaje umutima w'Imana. Amen. Imana ishimwe.
rero gukorera Imana si kuba pasitori. Hari n'abakora ibintu ukanabaruka buti abangaba nitugera mu ijuru bazagira amapete menshi kundusha kabisa, nubwo ngiye nita pasitori. Urumva, nubwo ngiye ndi pasitori, ariko uriya muntu niduhagararana nzasanga afite amanota menshi kundusha. Amen. Nabonye abantu arangiza amashuri avuga ati Mana, aya mashuri mpaye ziko ejo bundi uzabampaye n'akazi. Ninkabona ukabona atanze salere ye ya mbere yose atabaza, agatanga umushahara wose wa mbere. Ibyo byose ni uburyo bwo participe. Reka nkubwire vulnerabilité. Donc iyo winjiye mu bwami, haleluya, iyo wageze mu by'ubwami, iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, tu es vulnerable. Nabuze uburyo mbivuga mu uhangayikishwa n'ibihangayikishije Imana, uhangayikishwa n'abakene, uhangayikishwa n'abarwayi, donc umwambi w'Imana ukurasa mu mutima. Amen. Ejo nageze imuhira ejo bundi n'ejo bundi ndagenda niho ninjira mu rugo, hari abagabo batatu bari bicaye nka ku muhanda aho ninjirira, basa n'abashonje. Ndeba mu maso umuntu basa mbona barashonje. Turi vulnerable. Ibirasa umutima w'Imana natwe byaraburashe. Njya mu nzu, ninjira njya muri cuisine ndashakisha, nterura ibigori, nsanga hari ibigori bihiye, mbishyira ku isiniya, ndabisohokana. Ndagenda ngeze hanze nsanga baravuye. Fungiye igipangu ngeze hanze nsanga ntibakiyicaye, ndababara. Njya mu muhanda hepfo ndarangaguza ndeba aho bacinda. Rero haleluya, si byinshi ugomba gukora, ariko utegura umutima wawe uraswe. Uwo mwambi w'ibirasa umutima wa Yesu nawe ukurase. Ndavuze ngo nawe ukurase, nawe ukurase. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero nk'uko nako Zakayo yarangije akorana na Yesu, na Hana yarangije akorana n'Imana. Amen. Bibiliya mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo w'9 handitsemo ngo Imana yo kabyara ngo yaduhamagariye gukorana n'umwana wayo Yesu Kristo. Sagakiza rero gusa gutya, ni ubuzima, ni affaire, ni business y'Imana, ni business y'ubwami. Muze twinjire muri business y'ubwami. Amen. Imana iduha umugisha. Reka dusenge. Turi abambasaderi, niko biri twita. Ko biravuga ngo nashatse uwahagarara mu cyuho kugira ngo mpagarike ibintu bimwe na bimwe, mbuze ibintu bimwe na bimwe. None witegure kuba umuntu uhagarara mu cyuho. Nutegura umutima wawe, ni ibintu uzajya ukora bikunezereye, ni ibintu uzakora kandi ukabishobora. Mwami Imana yacu, ijambo ryawe ntabwo risubira inyuma gutyo ridakoze. Muri iyi minsi 21 wo kuba imbere yawe, uturebe Mana, ugirire neza umuntu wese. Reka Mana iyi minsi 21 ihindura amateka ya buri muntu. Twese hano Mana turagukeneye. Nta rugero twari twageraho tuvuga ngo turaguhaze cyangwa
twarabishoboye cyangwa tubihagazemo neza. Oya Mana, turagushaka Mana, tuzamure Mana, dushyire ku rundi rugero. Tubabarire Mana, mu mbabazi zawe uturebe nk'udukeneye, maze uduplace Mana, udupange Mana, nka kurya kapitene apanga abakinnyi mu kibuga. Udupange Mana mu kibuga cy'umukino wawe muri iyi si, mu kibuga cy'uru Rwanda. Udupange Mana nk'uko kapitene apanga abakinnyi b'umupira. Urakina mu ba mbere, urakina imbere, urakina hagati, urajya ku ruhande rw'ibumoso, oya Mana, bitugirire Mana, ndakwinginze Mana, uturebe nk'udukeneye Papa. Ndabizi Papa, tuzuriwe, tuzi ko ushobora byose. Tubabarire, utugirire ako kantu Mana, duhuje ijwi n'umutima tugusaba, uturebe nk'udukeneye Mana, udupange Mana. Here we are Lord, here we are Lord, here we are Lord. Data, turabyakiriye, tubyakire mu izina rya Yesu Kristo, amen.